Mirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Juhana nabayo urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bibiri umurongo wa 12 hanyuma baze no kuturebera muri Zaburi y'ijana na gatatu. Dusome ibice bibiri umurongo wa 12. Aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen. Guhimbaza Imana. Ungere gusomere Zaburi ijana na gatatu umurongo wa mbere ugeze ku wa 3. Aravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Amen. Nagize tuganire ku ijambo rivuga kuramya no guhimbaza. Amen. Iri jambo nongeye kuritekereza bundi bushya, ndiyumva bundi bushya. Abasoma ibimenyetso by'ibihe bahamanya natwe ko Yesu yenda kuza. Amen. Abasoma ibihe, abasoma ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe iyo tubireba abazi kubisoma, kuko twese ntituzi kubisoma, ni nka bya bimenyetso byo mu muhanda abatwara imodoka barabyumva. Iyo ubona ibimenyetso byo mu muhanda bimenyesha utwaye imodoka uko agiye gutwara, kandi nta muntu uhari ntibaje banazandikamo note ngo bandike, bashyiraho akamenyetso yahagera akavuga ngo agiye kugera ku bitaro, akabona ikimenyetso kimubwira ngo imbere yanje ngeze ku bitaro, kandi akamenya amategeko abuzanya ko aho hantu wenda badaklaksona badakubita ihoni rirerire. Akabona akamenyetso nta muntu arahageraho akavuga ngo ngiye guca ahantu hambukiranya abanyeshuri, ubwo reka ngabanya umuvuduko. Ibimenyetso bikamufasha kumenya gutwara. Abazi gusoma ibimenyetso by'ibihe bibafasha kumenya gutwara ubuzima bwabo muri iyi si kuri none. Akamenya ngo ahangeze ndavuga, ahangeze ndaceceka, iki kibazo norwana naco, iki nogihunga. Iki nokinjiramo, iki no kwipereka kihisha. Iyo utazi rero kumenya ibimenyetso, ushobora gutwara nabi, polisi ikakwandikira bakaguha contravention iva mu bujiji bwo kutamenya gusoma ibimenyetso byo mu muhanda kandi byakuburiye. Ibimenyetso turimo biri kutwereka kuza kwa Yesu, ubazi kubisoma. Amen. Amen. Hanyuma kubera kumenya ko bitwereka kuza kwa Yesu, bamwe neza mu barimo banumva bageze mu bihugu by'amahanga baciye mu nkambi n'ahandi, mu makuru sinazi nkabo, hari urwego, hari stade ageraho iyo dosiye ye igeze imbere ngo bakaza kumwigisha ibijyanye n'umuco w'igihugu agiye kujamo. Ni amakuru njanumva, wenda bamwe muri mwe barabizi. Bakavuga batugiye kuja Australia, bakamwigisha umuco wahagiye kuja. Abizera abafite ibimenyetso ko tugiye kuzava muri iyi si, tugomba kwiga umuco waho tugiye kuja. Kandi imwe mu kiranga umuco w'ijuru tugiye kujamo ni ukuramya Imana no kuyihimbaza. Imana ishimwe. Amen. Ubwo turabyigira kubikora aha, ariko tunabyige nk'umuco waho tugiye gutaha ejo n'ejo bundi. Ndagira ngo twige kuramya no guhimbaza bitandukanye no kuririmba, bitandukanye no kubyina, bitandukanye na sonorisation, bitandukanye na bekinga, bitandukanye na birya abantu baje babona bakavuga ngo niko kuramya no guhimbaza. Amen. Haleluya.
Amen. Amen. twige turebe twige gukora ibintu tubikorane isuku tubikorane ubwenge bubisobanukiwe icyo dukora ndetse n'icyo twiteze muri byo. iri jambo nzi ko mugize igihe muryiga mwaryigishijwe n'abarimu babizi cyane ba Pastor Salomo n'abandi ntavuze amazina, ariko ntuze gutangara niwumva hari ibyo tuvuze batavuze. Si contradiction ahubwo ni complementarité cyangwa ni ukuzuzanya, ni no kugaragaza ubukungahare bw'ijambo ry'Imana. Amen. Ni ukugaragaza ko ijambo ry'Imana la parole est riche. Kuramya no guhimbaza turaza kubivuga duhereye mu bice twasomye, nabikubiye mu magambo ane. Nubwo wakora n'atanu n'atandatu n'umunani ntabwo uzaba uri kunsenga, ariko nabirizimye mu magambo ane. Uyu munsi turavuga amagambo abiri, ejo tuzavuga ayandi ane. Amen. Kuramya no guhimbaza ijambo rya mbere bisobanura kubaho ubuzima bwejejwe. Amen. Kubaho ubuzima bwejejwe, turareba ubuzima bwejejwe umuntu abamo akabahimbaje Imana, niyo batakomye amashyi, niyo yo batafite ijwi ryiza, niyo toba badafite synthetiseur, niyo toba badafite sonorisation. Kubaho ubuzima bwejejwe, vivre une vie sainte, kubaho ubuzima bwejejwe tubirebe nka kimwe mu buryo buramya Imana ndetse bugakomoba bugakurura bugasansibiriza bukamobiliza abakwegereye kuramya Imana kuko babonye ubwo buzima bwawe. Style de vie y'ubuzima bwejejwe ni uburyo bwo kuramya Imana. Amen. Igice cya kabiri turareba kuririmba zaburi yawe. Tumenyereye zaburi za Dawidi n'iza bene Kora, ariko uyu munsi turavuga hejuru ya zaburi yawe, kugira zaburi yawe kandi iyo zaburi yawe ikaba uburyo bwiza bwo guhimbaza bw'umwimerere bwawe udasangiye na Dawidi na bene Kora, udasangiye na Petero, udasangiye na Pawulo, usangiye n'umutima wawe. Amen. Niyo Mariya tuzi kuvuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka. Haleluya. Ntinagirwe gukoreye umutima wanjye, si umutima wa Yakobo, si umutima wa Andreya, si umutima wa Dawidi, si umutima wa bene Kora, si umutima wa Musa, umutima wanjye ibyo wakorewe. Turebe zaburi zacu, buri muntu agiriye zaburi, ariko kubera kutabimenya duhora duterura duplagiya dutirisha tukaja kuzinira zaburi za Dawidi tutabaye kandi dufite izacu z'umwemere. Amen. Amen. Hano turareba kuririmba zaburi yawe ku buryo bwiza bwo kuramya. Ejo tuzareba gusenga ku buryo bwiza bwo kuramya Imana. Kuramya Imana tuzareba isengesho rizaba rigamije gusabana n'Imana. Burya gusabana n'Imana biraruta amasengesho menshi tugira, kuko mu masengesho tugira akunze kuba mu bice bibiri. Dukunze gusaba dukunze gusenga dusaba, ubundi dukunze gusenga turwana tuneshereze twirukanye abadayimoni. Dusenga dusaba tugasenga turwana, ariko ejo tuzareba isengesho ryo gusabana, kuko isengesho risabana rigira imbaraga kuruta isengesho risaba, kuko iyo habaye ubusabane ubwo busabane bugufasha gusaba. Ubusabane buradusabira, iyo dusabana n'Imana ubwo busabane butuma Imana iduha tutiriwe dusaba, kuko dusabana nk'umwana na se. Haleluya. Amen. Hanyuma tuzareba igice cya kane cyo kuramya Imana, twiramisha umutungo cyangwa ubutunzi dutura duhereka Imana, tutayiha amafaranga nk'abashaka kuyifasha, tutayiha nk'abayitwerera, ariko tuyitura nk'umwami, kuko umwami araturwa. Turebe uburyo bwo kuramya dutura Imana. Ubwoko samari y'amagambo tuvugana. Hallelujah. Ijambo dusomye ryanditswe na Petero riravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Amen. Ntabwo bivuze ngo hagati y'abakristo, hagati y'abapagani. Nubwo babanga, babasebya, babatuka, babasuzugura, babita amazina, ngo ariko nibagaruka nyuma y'ibyo bitutsi n'ako gasuzuguro basuzugura, ngo bakabona imirimo yanyu ukuntu ari myiza,
nibabona imbuto zanyu tuye ngo nibabona gatatu nibabona kandi nibabona ingeso ngo bazahindukira baramye Imana bahimbaza Imana guhimbaza Imana kwabo kuzava mu byo batubona data twavuze ubutumwa kenshi tunabuvuga henshi rimwe na rimwe ntibizagira resulta ntibizagira umusaruro ubwo abantu banze kutwumva bakanga kubona twasomye ngo nibabona twasomye ngo nibumva kandi n'abanyarwanda baravuze ngo wanze kumva yanze no kubona umuntu ashobora kukwima amatwi ariko ashobora kukureba ibyo wayikora umuntu ushobora kumutumira mu rusengero ntaze ngo yumve ariko hanze akabona ubuzima bwawe uko bumeze ba Daniyeli bagerageje kuvuga ko bafite Imana y'igitangaza ariko ntibabumva umwami ntiyabumva abakolege ntibabumva au contraire bakora amadosiye yo kubagambanira Daniyeli agambanira kugira ngo atabwe mu ntara ni ukuvuga ngo ibyo yababwiraga usibye kutabyumva barabisuzuguye kuva ku baturage kuva ku bakolege kuva ku mwami ariko bukeye bamutamurwa mu bw'intare umwami ngo babonye ibibaye isomye hariya mu gice cya 6 ngo babonye ibibaye umve babonye ibibaye banze kumva ariko ntibanze kubona babonye ibibaye ngo aravuga ngo kuva no ngo baje baramya Imana ya Daniyeli hariho kuramya no guhimbaza gukomoka ku byo babona mu ngeri tuzagira amaudio tuzagira amavideo tuzagira abagabo b'intyoza tuzavuga igifaransa dusobanuza ikigiriki n'igiheburayo tumarire teoloji mu magambo tuvuge hari abataza ariko ntibabona abanze kumva ntibanze kubona ngo umwami ashyiraho itegeko ngo rivuga ngo gahunda mwari mwarashizeho yo kundamya ndayihinduye ubuzima bwacu bwose mu gihugu ngo uzaramya indi Mana uzahimbaza indi Mana itari ya Daniyeli ngo azahana demen Basadraki Bameshaki na Abedenego baravuze ati babu barabagambanira batabwa mu muriro umwami azinduka aza kureba ngo arababaza ngo asanga bariho ndetse bari mu wa 4 ngo umwami bakuyemo ngo akora dekare ngo ahindura itegeko ngo aravuga ngo umuntu uzosubira kuvuga nabi Imana y'Abasadraka cyangwa ntayiramye ntayipfukamire ngo nkumva hari uko avuze hari uko arimo yigira nabi ngo azarimbuka n'umuryango we wose hariho ibyo abantu babona bikabigisha isomo ryo kuramya no kubaza Imana ihabwe icyubahiro amen abantu babona ubuzima bwejejwe ni ubuzima bw'atarakitinga ni ubuzima bwatira ni ubuzima bukurira abantu mu kuramya Imana asante Abisirayeli bazaga baje kuramya Imana bakazamuka imisozi kuva Zaburi ya 24 umurongo wa 3 ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka ninde uzaza kuramya Uwiteka mu yindi vugo n'ufite ngo amaboko yejejwe n'ufite umuboneye amen n'ururimi ngo rutariganye ngo rweshe uwo ni uzazamuka akaramya naho abandi bashobora kuzamuka bagakina teyatere ngo bari kurama ubuzima bwejejwe nimwe mu nzira nimwe mu mpamvu kubaho ubuzima butinya Imana ni kimwe mu by'abantu bazabona bakaramya Imana niba ushaka ko tuvuga abantu kuramya Imana mwibesha ngo sonorization z'abakuru mwibesha ngo abahanga mwibesha ngo abantu bazi gutura mwibesha ngo abantu bafite amajwi meza oya niba ushaka ko dukurira abantu mu kuramya Imana ibingiso zazo zirabamena n'akizonge ubwazo ziraplasa zihagararira kuramya kw'imigeri kuramya kw'amasi kuramya kw'amajwi ingufu zubaha Imana abo bameneka abatuye yose bamudugu ikaramya Imana Imana ishimwe cyane amen igice cya 2 twavuze ngo nukuririmba zaburi yawe Dawidi aravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka mwabindi mwese mwe ndagaruka ntandukanye kuramya Imana guhimbaza Imana no kuririmba
kuko dawidi abwira umutima we ngo uhimbaze imana, ntabwire umuhogo we. ubundi abantu bazi kuririmba tuza tuvuga ngo agire ijwi ryiza, ngo agire umuhogo mwiza. niyo nsanze ngo nasaraye ihangana, ijwi rishakirwa mu muhogo. ariko dawidi ntavuga ngo umuhogo wanjye himbaza uwiteka. Amen. ntanavuga ngo kanwa kanje we himbaza uwiteka. ntanavuze ati rurimi rwanje himbaza uwiteka. ntanavuze ati wajwi ryanje we dore kuri ijwi ryiza himbaza uwiteka. aravuga umutima wawe. Amen. reka mbabwire, kuririmba no kuramya biratandukanye. indirimbo ziva mu bwenge n'amarangamutima, niyo soko, c'est la source. ni mu bwenge, ni mu marangamutima, ni mu gice cyitwa ubugingo. ariko kuramya kugira source, kugira isoko mu mutima. kuramya kuva mu mutima, kuririmba kuva mu marangamutima. nicyo gituma avuga ngo umutima wanje himbaza uwiteka. kandi mu guhimbaza esanse, peterole, imbaraga, energy iguha guhimbaza uwiteka, ngo nuko ugasubira inyuma utekereza iteka yagukoreye. mu gifaransa biravuga neza ngo n'oublie jamais ce qu'il a fait, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. wikwibagirwa ikintu na kimwe cyiza yagukoreye. ibyo bintu nibimara kubira mu mutima bigasheba, umutima uzuzura amashimwe, amazi uturagare uhimbaza uwiteka. izi ndirimbo ziva mu mutima. haleluya. izi ndirimbo ziva mu mutima. reka nkubwire, kuramya bigira imbaraga kuruta amasengesho asanzwe. iyo dusenga imana ije idutabara, ikadutabaza abamarayika, ikadutabaza abantu, igakoresha abantu abuzi n'abutazi, abamarayika, ibyo mwereko. iyo dusenga niko imana ije itugenderera. ariko iyo kuramya imana, imana ubwayo iriyizira, ntije ituma marayika iyo twaramije. iyo twasenze ituma marayika, ituma n'abantu. ariko iyo hari igikorwa cyo kuramya, Dieu lui-même iriyizira, ntije delega. kuko mu mashimwe mu kuramya niho imana yicaye. Amen. hariho zaburi 100 izi bivuga neza. izivuga ngo uhereye ku murongo wa 4, ngo nuza mu nzu y'imana, ngo uje uturuka mu marembo, ngo muze mushima. iyo uturutse mu marembo n'iriya mu gikari hirya, ngo uzuze ushima, uje mu nzu y'uwiteka. dore ko dawidi yari yaravuze ngo niyo bavuze ngo tuje mu nzu y'uwiteka gusa, ataramenya ibikorerwa baza yumva umutima wahaze, aza yumva umutima wishimye. noneho ku murongo wa 4 mu bice 100 muri izaburi haravuga ngo uze ugera mu marembo ye ngo ushima. iyo tuvuga gushima ni ukuvuga ngo ugituruka hariya kuri porutaye uje mu nzu y'imana, umutima wawe utangire gushima utarinjira mu rusengero. gushima, kugira ngo ushime ni ukurishinga ibyo wakorewe, ibyo imana yagukoreye. ukibuka wa munsi wangirente, ukibuka wa munsi mu bitaro, ukibuka wa munsi akana karwaye, ukibuka wa munsi w'impanuka, ukibuka wa munsi waburaye, ukibuka wa munsi w'ubukonde, ukibuka wa buzima, ukibuka wa munsi kw'ishuri byanze, ukibuka watsinzwe mu manota, ukibuka bizinesi yagenze nabi, ukibuka umutima yabaye mu rugo, ukibuka birya byakubayeho wowe. nibyo bizanye bafute, niyo mbarutso. iyo uturutse mu marembo, iyo ubisitire udushima. aravuga ngo mugera mu bikari, ubwo wavuye mu marembo noneho uzi ku bihamambiro by'urusengero. mu bikari bye ngo uhimbaze. guhimbaza gutandukanye no gushima. gushima n'ibyo wakorewe, guhimbaza ni ukuva ku zawe ukavuga uti nyamara sije jenyine mana, ndibuka na Ndereya warabidukoreye, ndibuka na Debora, ndibuka na Dorikasi, ndibuka n'umwana wo kwa Naka. tukamenye ku isi, wibuke n'ibyo wabonye mu bandi. icyo gihe ukuri ishimwe mu mutima, ubutinde guhimbaza. iyo duhimbaza tuba twagiye no mu buzima bw'izindi ngo no mu buzima bwa bene data bagiriwe neza. dushime kandi duhimbaze.
tuvuge Amen, ibyacu amen. tuvuge n'iby'abandi. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyo rero bigezaho ijambo ry'Imana ndarikunda. Iyo tugezaho tuja duturugana tugeze kuri zaburi yawe. Hari indirimbo mukuri zijya ziririmbwa ubu nje akunda gukosora abarazi. Indirimbo zitakure zimwe zidafite n'amahane n'izindi zidatekerejweho. Mbese indirimbo ya Ana yaririmbye yarabuze Samweli akarira agasenga akaza kubona umwana. Ana twese amakuru ye turayasoma muri Bibiliya, akavuga ngo ndaje wa mugore wariraga. Hanyuma naje ngahaguruka n'igikoti n'ishati n'ipantaro yanje ngahagarara, ndaje wa mugore, ese noje ndi umugabo. Uko nyine tugapfa guterura, ubwo se kuramya bisabye ngo tube abagore twese, naje ndi umugabo. Nubwo indirimbo zaburi abandi bazita guturajiya no guterura iz'abandi. Hariho zaburi yanjye nzaririmba ndi umugabo, taje ndi umugore, nze ndi umugabo. Amen. Hari izo nazaga numva kera twigeze kuja turirimba nyine twari abana, ubu ngubu nje mbona twobiri. Ya ndirimbo harya Dawidi bamubwiye ngo umwana arapfuye, hari zaburi yabivuzemo. Umwana amaze gupfa ngo Dawidi ararya, kandi imbere yari yarananiwe kurya, ngo aravuga ngo nije uzamusanga, umwana atazagaruka ahubwo nije uzamusanga. Hari korasi wazaga turirimba ngo umwana wanje yapfuye, uwo ni Dawidi wayiririmbaga ngo yagiye ngo nije uzamusanga tuzagaruka. Amaze tukaririmba mu abantu, tukaririmba turi uduhungu tudusore na dufite twacu tw'imyaka 14 tutarashakwa, twese tugatega amaboko ngo umwana wanje yapfuye. Umuntu yopfusha atarashaka, umuntu yopfusha atarabyara, ariko nyine twari tutarabi tugapfa gufata nyine ngo abana bacu bapfuye. Hari abo twagiraga itugu. Oya, va mu za Dawidi, sinzi neza, ririmba zaburi yawe, ririmba ibijyanye na circumstance wanyuzemo, ririmba ibijyanye n'ibyakurwanya n'intambara wahuye n'ibibazo byawe. Shima Imana, ibyawe birahagije utifashishije ibya Pawulo na Sila. Iby'Imana yagukoreye, aho yagufunguye, akazitiro yagukuyemo, ubuzima yagukuyemo, ibyaha yagukuyemo, ingeso mbi yagukuyemo, nta mpamvu zo guterura iby'abandi. Ufite zaburi yawe, nuyirire ubwiza bw'Imana zawe. Haleluya. Zaburi yawe, zaburi. Abisirayeli baje kubaririmba. Mubagize korali zikomeye babayeho, Dawidi ari mu bantu. Bibiliya ivuga ngo afite korali y'abantu 4,000. Urumva ikorali y'abantu 4,000, akagira abakonditeri batabarika, yagiraga abacuranzi barenga 300. Yari ufite imiziki yambaye. Dawidi yari umuririmbyi, ariko ikije kinga yari umuririmbyi kandi Dawidi yari umwami. Dawidi akagira abasirikare. Dawidi yagiraga amayisikoti usomye neza muri Bibiliya 1000, kandi bose baba ofisiye, nta musuzi ofisiye. Dawidi yagiraga intwaro zazaga zimusohora, ingabo zasohoka na Dawidi hagatambuka ibitwaro bitamenyerewe, ngo abantu bakavuga bati haragiye ingabo za Dawidi muri haragiye. Yari abasirikare n'intwaro, ariko buke yararirimba aravuga ngo nje nururira amaso yaje kuwiteka. Ngo tiyavuga ngo kuva muri generale naka, tiyavuga ngo kuva muri koloneli naka ndabwebe, tikavuga ngo kuva muri chief Scott wanje, tiyavuga ngo kuva muri mutungo mfite, tiyavuga ngo kuva, aravuga ngo kuva kuwiteka. Haleluya. Utabarwa kwacu ndi kuva ku gitunze, utabarwa kwacu ndi kuva ku maposition n'amafaranga dufite mu makonti, utabarwa kwacu ndi kuva ku mazina mu nsengero bacu turabifu, utabarwa kwacu ndi ushingiye ku miryango tubamo, utabarwa kwacu ndi ushingiye ku bihugu biteye imbere, utabarwa kwacu. Araririmba twifaniza bwa Amen. 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 kugira ahantu Abisirayeli ndabakunda. Izo korali za Dawidi hariho amagambo baje bakoresha mu ndimi z'amahanga. Iyo bazaga kuririmba bagiraga systeme cyangwa uburyo bita toda mu ndimi z'amahanga. Nashatse gutinda toda bwari uburyo, yari systeme nk'iyi n'ubu abaririmbyi bari mu gukora. Nimureba mu nsengero zacu
abaririmbyi iyo batuyobora muri worship bagira uko baba bafite utera, baba bafite na danse, bafite ubayobora. N'ibyo byose baba babiteguye muri repetition. Ntimukabeshe umwuka uba ubikoze, ni arrangement, ni porogaramu, n'ibyo ba administre bavuze uzotera indirimbo. Bafite gahunda zose, bafite uko baba bapanze. Nubona bakoze na danse baraye bayiteguye, bavuga uko bizagenda, repertoire yabo bihari cyangwa lisite y'indirimbo bateganya. Ariko hari igihe bamaraga kubipanga ngo baririmba ubwiza bw'Imana bukamanuka, bakava muri iyo sisiteme yitwa toda, ariyo sisiteme y'uburyo bateye bari bateguye babikora, ngo bakaja mu yitona ranana. Yari sisiteme yo kuva mu buryo bwateguwe bakaja mu buryo umwuka wera ategetsaho. Uzarebe hari ubwo bihita biba mu nsengero, mugategura indirimbo bakaririmba, ariko bageraho ubwiza bw'Imana bwamanuka, ukabona umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa agiye mu ngunda arapfukamye ararijwe ntabwo mu rusengero bapanze muri repetition uzarira, ntabwo bapanze uzavuga ku ndimi, ntabwo bapanze uzandika amandiko. Biriya bintu biza muri sisiteme ya ranana. Iyo ugize gutesheje agaciro toda ukabinjiza muri ranana, niba uzamuka ukora zina afite abakazana, abandi bagapfukama, abandi bakarira, abandi bagatura, abandi bagakora ibintu bitavuye mu kandi nuko bahuye n'ubwiza bwo muri worship, ubwiza bwo kuramya no guhimbaza Imana. Iyo bageze muri ubwo buryo, iyo bageze muri uwo mwanya, nicyo Imana izibanukura. Amen. Haleluya, haleluya. Ejo tuzabivuga neza uburyo bwo kwakira imikorere y'Imana. Amen. Hari igitabo nanditse cyasohotse muri weekend, wenda na cyose publicity ariko nayo ugishaka abari hanze bazabaza mwene data Aimable, abari hano mu gihugu bazatuvugisha. Twise ngo twigishe gusenga. Amen. Ni igitabo kiri mu Kinyarwanda ngo twigishe gusenga. Ririya jambo riri muri Luka ibice 11, hari abigishwa basanze Yesu baramubwira ngo twigishe gusenga, ngo kuko Yohana we yigishije abe, nuko cyitwa twigishe gusenga. Muri cyo harimo inyigisho nziza. Hari ahantu twavuze ukuntu bija bigenda mu bice y'ibihugu bimwe, abantu basingiza abayobozi, abantu babaye Kongo muravyibuka. Hari ubwo umuyobozi yazaga bakamutegesha indirimbo, amutiroga ingoma, ivyuma, bakaririmba ku muhanda, abasore, abantu bari mobilize bakamuririmbira bakamunezeza. Ariko muri mo kwa kumunezeza no guceza no kuzina, harya hanze ntabwo ari kwavugira ijambo. Nyuma kaza kugenda muri kakanyamuneza na byazishimo no kubona ivyubahiro bamwakirije, akagera muri office aho yakirira abayobozi bari buserukire aba baturage bamwakirije. Kubera uburyo yakiriwe, hari ubwo yahafatiraga imyanzuro atavanye ibukuru, akavuga ngo aka karere nzagateza imbere, aka karere ndagaha amashuri, aka karere ndagaha ivuriro, aka karere ndagakora bitewe n'uko yanezerewe. Ariko ijambo nyamukuru yarivugira harya hanze, yaza kubibwira ubutumwa za rubanda iriya muri ofisi. Muri icyo gitabo muzareba kiraza kugaragaza uburyo turamya Imana, tukahimbaza Imana, tukaririmbira Imana, tukayinezeza muri worship, muri amashimwe, muri kwa guhimbaza twavuze muri Zaburi y'umurongo wa 4. Hari aho tugera, twamara kuhagera twayinezeza igaceceka, twinjira muri worship mu kuramya. Niyo ofisi Imana ivugiramo, Imana izivugiramo yitwa twamara gushikamo ikadusubiza igendeye mu buryo twahimbaje. Iyo twahimbaje tukameneka turi rekonesa y'ibyo yadukoreye, iratwongera. Amen. Amen. Bene data, tuzabirebe ejo uburyo bwo gusenga turamya Imana, kuko hari ibintu byinshi dukora tukabyita gusenga, ariko washaka umusaruro comparativement n'igishoro washinzemo, kapitale washinzemo, ugasanga ati turimo twunguka. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko tugira Imana yumva amasengesho. Amen. Kuramya Imana, guhimbaza Imana, kuramya Imana, guhimbaza Imana ni uburyo twaremewe, ni uburyo butuma Imana ituzamo, ni uburyo butuma twegera Imana, ni uburyo butuma twumva Imana, ni uburyo butuma dutegera Imana. Iyo turamya Imana, iyo turamya Imana, niba hari ikintu gituma twegera Imana,
kigatuma dusabana n'imana si udufaranga dutanga ni ukuramya imana. Imana ireba umutima, imana ireba umutima, yabona wese wiyeguriye wavuye inyuma, imana ikavuga ngo uyu ni nje. Kandi kuko kuramya ari kamere y'imana, umuyobozi yadusomeye ijambo ngo twabyawe n'ijambo, dufite ADN y'ijambo. Amen. Abana bavukana bashobora kudasa fizikema, umwe akabizo ubundi akabigikara, ariko nibapima ADN izagaragaza ko bavukana. Amen. Ushobora kugira izawe impano ukagira izawe, ushobora kwiga menshi nkiga make, ushobora gutunga byinshi undi agatunga bike, ushobora kuvuga icyongereza undi akavuga ikinyarwanda, dushobora kugira imico itandukanye n'imiramire zitandukanye, ariko kuko twabyawe n'imbuto imwe. Petero we yarakoresheje ngo ni n'imbuto itabora. Amen. Amen. Duhuje ADN, duhuje uwo muco wo kuramya, tuja kuramya imana tukayiramiriza ko yadukunze. Imana yaradukunze igeze ubwo ivuga ngo nibiba ngombwa ko ntanga umwana wanje w'ikinege ndamubaha. Amen. Umwana yaradukunze ageze ubwo avuga ngo nibiba ngombwa ko ntanga ubugingo ndabumena. Amen. Nta kijuru ryatugomanywe, nta kijuru utaduhaye. Bene data, Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe yatubuze gusa. Tumenye ko guhimbaza Imana ni ukuba ubuzima bw'ejo. Ubuzima bwanga icyaha si ubuzima butokora icyaha. Please, iki tukivuge. Si ubuzima abaramya Imana si abatokora icyaha, ariko ni abatorana n'icyaha. Ni abatorana n'icyaha. Burya gukora icyaha no kwitwa umunyabyaha c'est différent. Gukora icyaha no kwitwa umunyabyaha c'est différent. Ni nko kurwara no kwitwa umurwayi. Twese tugiye kwa ba muganga baje badusuzuma bakakubwira bati ufite aka, abagabanyirizwa amasukari, ababuzwa kurya ibi, urarwaye ariko nturi umurwayi. Hari akantu umutwe naraye mvuye ku kazi, umutwe ukanda ukagura paracetamol, narwaye umutwe ariko ufite umurwayi. Iyo babajije mu rugo ngo urwaye agereye he, ni umuntu ufite indwara koronike, ni umudiyabetike uyimaranye igihe, ni umuntu ufite kanseri, ni umuntu ubana n'ubwandu bwa, ni umuntu ufite indwara amaranye igihe, niwe bavuga ngo ni umurwayi. Niyo babajije ngo wa murwayi agereye he, nubwo nawe wari warwaye umutwe nijoro muzamumenye uwo babajije. Umunyabyaha ni umuntu ubana n'ibyaha. Ariko Yohana aravuga ngo ntimugakora icyaha, ngo ariko nimba accident ibaye hakagira unyerera ugasanga birabaye ngo dufite ubwenge zikuma. Uyu muhanga ngo ikibazo si uku, ngo ikibazo ni ukurambara ukaguma ukaryama, ariko unyereye ukabaga ugahaguruka ukoga, nico amaraso yisabereyeho. Amaraso ya Yesu azabona isoko iyo habaye ibyaha. Imbabazi za Yesu zahawe isoko n'abanyabyaha. Iyo batahaba ntiziba zigira agaciro, ziracyaha ariko zifite umuntu. Rero kuramya Imana ni ukurekona isi yadukoreye, tugaturagara, tukameneka, tukidesharije, tukividura, hanyuma Imana ikabireba ikavuga abantu nzabongera ibindi. Imana itugire neza, Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.